ariko n'umutima udafite umutwe byagenda. Hello bakunzi bacu aho muherereye hose hirya no hino mu isi, yaba mu gihugu cyacu cyangwa se yaba abari hanze y'igihugu cyacu. Uyu munsi kuri uyu munsi wa none tubanje kubifuriza umwaka mushya muhire, ndetse tunabifuriza kugubwa neza aho muri hose. Rero naje ni official, nimvuga official nawe urabyumva nyine. Ninjye wa wundi, ninjye wiyiziye nyirizina. Ariko imbere yanyu, imbere ya kamera, imbere y'ijisho, imbere y'abaduteze amatwi mwese muri kwitegereza umuntu mwiza cyane rwose, ameze neza cyane, muri kumureba namwe n'amaso yanyu, waba wicaye kuri televiziyo cyangwa se waba wicaye aho uri hose. Nizeye ko uyu munsi uraza kwishima, uyu munsi uraza kunezerwa, uyu munsi uraza kugira umugisha mwinshi. Nubura umugisha kuri uyu munsi nyabuneka subwo uzawubona ryari. Reka umugisha ngo nukubona kare bure. Rero reka dukomeze tumenye ese ninde, ni muntu ki, akora iki, ashinzwe iki, ese mu buzima bwe bwa buri munsi abayeho gute, ese ni gute bihagaze. Komeza udukurikirane aho wadusanga hose. Reka nkwibutse nti aho watwumva hose cyangwa se aho wadusanga, gerageza ukande subscribe, kuko subscribe niyo nkunga yawe ya mbere. Numara kuduha subscribe, ibintu biraza kuba byagenda neza cyane. Nta kindi tugusabye uretse kuba wa muhanga amaso nawe ukamubwira uti nyaboneka ibyo wakoze byabaye imbamutima kuri twebwe, byatunyuze, bitugeraho neza cyane 5 kuri 5, bituma tugira uko duhinduka cyangwa se uko twitwara umunsi ku wundi, nuko bwije nuko bukeye. Rero gerageza ukirike subscribe, ka comment hafi aho ngaho ni kabure, ka like ni kabure, ukore share hirya no hino ku mbuga ziba zigiye zitandukanye aho waba uri hose. Naho ibyiza bitagira nanjye ibyiza byangezeho. Reka dukomeze. Muraho neza. Amakuru ni meza. Witwa nde? Amazina yanjye ni Godanse Mukasinayobye, uzwi ku izina rya mama Migisha. Mu rugo nahangaha turi muno mudugudu. Muramwumva ati uwo ni bra yivuze nese nabisubiramo. Reka wari sinayobye nyine, nawe ntukayobe kucyo ushaka kuyoba. Ariko ngaye nguko aravuze ati nje ni hano ndi muri uyu mudugudu, ariko ntabwo twabasha kumenya se niwe mudugudu arimo cyangwa se bimeze gute, ariko turaza kuba tubimenya gake cyane yuko tukicaye imbere yanyu. Byose rero bije kuba byasobanuka, bikagenda neza cyane. Hanyuma mama, ukimara kutubwira amazina, watangira unasuhuza abaguteze amatwi bose muri rusange kuko wamaze kwivuga. Murakoze. Nanone nitwa Mukasinayobye Godanse nkuko nabivuze. Mu rugo ni nahanga mu karere ka Karongi, mu ntara y'Iburengerazuba, mu kagari ka Kibirizi, umudugudu wacu ni Kimigenge. Ndi umukristo, ndakijijwe, mfite umugabo n'abana 4 nabyaye mu buryo bw'imvamutima zacu z'umuryango. Biba ngombwa ko tubyara abana 4 twabitekerejeho, ariko tugira n'abandi bana 13 twabyaye mu buryo bw'urukundo tubarera, ariko twagize umugisha. Hari abashyingiwe, hari abandi bari mu kazi hirya no hino. Ibyo ngibyo byose rero bidutera gushima Imana. Murakoze. Mwari mutarabyumva, ariko noneho ngende umuntu atangiye kuryoherwa. Aravuze ati njyewe nagize umugisha, ndera abana ndetse mbyara n'abandi bana. Ni ibintu byambereho umugisha mwiza kandi uryoshye umbereye. Abo bana yareze n'abana bameze gute? Iyo bana wareze aho hantu kumoje bimeze gute? Wabareze mu buhe buryo? Ese barizanye gutyo gusa cyangwa se nabo wabyaye ku giti cyawe? Nkuko nabivuze, mfite abana 4 twabyaye, abahungu 3 ndetse n'umukobwa 1, ariko mu buryo twatekereje nk'umuryango ko tugomba kubyara abana 4. Abo nibo dufite. Abandi rero nabo twagiye turera mu buryo bw'urukundo. Hari abari bari imfubyi turabarera, hari n'abandi twagiye tubona mu buryo butunguranye, ariko Imana itugirira icyizere cy'uko baca mu biganza byacu tukabarera, kandi ntekereza ko bose bagize umugisha. Hari abatuye mu majyepfo, hari abatuye mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba, ndetse ni na Karongi barahari. Abo ngabo bose rero Imana yabahaye umugisha kandi baguwe neza.
murakoze. aragira ati abo bose Imana yabahaye umugisha ndetse baguwe neza, bameze neza cyane, namwe murabyumva. Ariko se mwebwe ntimureba, waba warakuriye kuri uyu mubyeyi ukabura iki? Nta kintu wabura, ni ukuri kw'Imana. Ntacyo wabura rwose warakuriye kuri uyu mubyeyi, ibintu byose aba ari salama. Narakubwira ati umunsi ku wundi official aho nageze mba ngomba kugushakira ibyiza gusa. Ubu twagiye mu migisha. Ngaye nguko muri abo bana rero wareze, abo wibuka cyangwa se ababashije kuza bazaga mu buhe buryo? Waragenda gukabaka ba nyina bakakubwira ati akiragenda ujye kumurera, azaga gute? Sinzi niba natangira mu rukumbaza umwana ku mwana cyangwa se niba nafatamo bakeya, muransobanurira uburyo muri kumbaza. Fatamo bakeya, byibuze mu bakeya, ariko byaba byiza unatunyuriyemo make umwana ku mwana kugira ngo tumenye nawe uko yaje, kuko hari igihe ngiye nshobora kwibaza uti cyangwa se na bagenzi banjye muri rusange nabo bashobora kwibaza uti ese abo bana nyine baje gute? Nshobora kugira gutya nkabyara umwana ariko nkabona ubushobozi baye bukeya, ariko nkamenya ati nyamara numvise ko haramwora mudugudu hari umumama w'umugwaneza rwose, mwari warugo Uwiteka yabagiriye neza afungura amarembo, nyamara nanjye njyanye umwana wanjye byaza kumera neza. Ntabwo tuzi ngo baje gute. Murakoze, ntabwo nabarondora bose ngo mvuge uko baje, ariko birashoboka yuko nafatamo bakeya, akamvuge wenda nko ku bana babiri, ubundi abandi uko iminsi izajya igenda yicuma yegera imbere nzajya nkomeza ngenda mbaganirira kuri abo bana. Umwana wa mbere nareze namuhawe ndi umukobwa, yitwa Uwiringiyimana Patricie. Ni umwana nari nsanze ubwo nari mvuye mu murima, sanga yarwanye n'abandi bana, amaze kurwana n'abandi bana baramukubita ahita ajya muri koma. Mugirira neza ndamufata, dushaka ingobyi turamuheka, mbona abantu batatu nanjye wa kane tujya mu mujishi, tumujyana kwa muganga. Tugeze kuri centre de santé baduha transfert yo kujya ku bitaro Kibogora, kuko ubwo ngo twe tugiye kuri centre de santé ya Hanika aho navutse. Ntabwo nabashiye kuhavuga muramba bara gakeya, navukiye mu murenge wa Kanjongo mu kagari ka Kigarama umudugudu wa Gisagara, ariko ngira umugisha nzawo gukurira mu wundi murenge mu karere ka Nyamasheke, n'ubundi umurenge wa Kirimbi, akagari ka Muhororo, umudugudu wa Nyakabingo. Aho rero niho nakuriye, nahabaye imyaka igera mu 10. Mw'icyo gihe rero umwana nsanze bamukubise, twahise tumuheka tumujyana kwa muganga, centre de santé baradutransfera. Haza gucicikana amakuru atari meza kuko nari ntinze gutaha kandi nta telefone nari mfite ngo mbisobanure. Abantu baza kubwira ababyeyi ko nagiye, babonye ngenda ariko ntibasobanura aho babonye njye, ariko mu by'ukuri twe twagiye kwa muganga. Ayo makuru atari meza rero kuri ngewe hamenyekanye. Ababyeyi b'uwo mwana bavuye kwa muganga baraje baraterana nk'umuryango, bumvishe urubwa mfite ku musozi, bafata umwanzuro wo gushaka ibinyobwa, bashaka n'ibiseke, baraza batura muri urwo rugo ku babyeyi nabagaho. Barangije umwana baranyandikira baramumpa. Uwo mwana namutahanye mu majyambere nk'uko natahanye amabasere n'ibindi bikoresho byo mu rugo nk'umugeni. Uwo mwana nawe naramutahanye. Uwo niwe mwana wa mbere nabashije kurera kuko namufashe ndi umukobwa, namuhawe ndi umukobwa, nkomeza no kumurera. Undi mwana wa kabiri navugaho ni umwana witwa Ndatimana Claire. Ndatimana Claire ni umwana wari warahungutse arangije aba kwa Nyirarumenga Iburasirazuba, maze kubayo igihe cy'ibizami kirangiye cy'amashuri ye yisumbuye yashoje, biba ngombwa ko asohoka mu kizami bamwirukana. Gusa ntabwo namubaje ngo mwari mupfuye iki, kuko mubona yari afite ibikomere kandi ngomba kumwomora, numva afite intego yuko ngewe namwomora icyo gikomere, kandi Imana yabimfashijemo. Arangije
azi n'ahangaha ku Kibuye aho mukuru we yari acumbitse, urugo yabagamo barabacumbikira. Bamaze kubacumbikira, ingando ziratangira z'abana bashoje amashuri yisumbuye, kuko twendaga kwegerana naho yari acumbitse. Basaba murumuna wanjye ko bajyana, nawe yari asoje amashuri abanza ayisumbuye, bajyana mu ngando nyine kugira ngo amumenyereze, banajyana namwereke nk'umuntu wari umenyereye n'ahangaha mu karere ka Karongi, kuko ingando zaberaga muri TTC Rubengera. Hanyuma bahageze bakora ingando, ariko bakomeza n'ubundi no kuganira, ariko ntiyamubwira uwo ari we, ntibibwirana mbega muri make. Bakora ingando nk'abanyeshuri bahuriye gusa mu kigo bari kuzikoreramo. Hanyuma basohotse batashye basezerewe, murumuna wanjye ngo aza kumusanga yicaye arimo ararira kuri portail y'ikigo cya TTC Rubengera, agiye amubwira ngo dutahe, aho kugira ngo amusubize ahubwo wararira. Arize aramwegera amubwira ngo niki kikuriza, amusobanurira ko ntaho afite ho kujya, kuko mukuru we nawe ho Jeannette yaramaze kumubwira ko ahantu yabaga bamwirukanye. Yabahaye ubuhamya bwoko rero yuko ntaho afite aho aba, bashobora kubakira bakabana. Bahita bamubwira ko batashobora kubabana bombi, ahubwo baramwirukana nawe. Nuko rero amubwira ko nawe kugeza uwo munsi ntaho afite ho kuba, bituma yicara yibaza ngo mbese aho nari namusanze ko bamwirukanye, nanjye muri mu ngando bakaba bankuyemo, ndataha hehe? Ariko Imana burya umugambi wayo ubitse muri wowe. Burya kuvugisha ukuri ni ikintu cyiza, nabwira n'abantu ngo bajye bavugisha ukuri. Yabwiye murumuna wanjye aho uburyo bimeze. Murumuna wanjye arampamagara, yitwa Antoinette Uwizeye, ansaba yuko nacumbikira uwo mwana babanaga tukaza kubiganiraho. Naramwemereye kuko burya ijambo ry'Imana riravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Urumva rero ko nawe ni ikintu yarahuye nacyo kandi kitari gisanzwe. Baraza bantekereza uko bimeze, kandi kuko burya ntugakura umuntu mu rugo utari kumubwira ngo jya ahangaha, kuko buriya ntawamenya ejo h'umuntu afitwe n'Imana mu biganza byayo. Umwana yaraje ndamuganiriza, amubuhamya bw'ubuzima, ambwira ko nyine yavuye muri Kongo, uwo mukuru we bagahurira muri ahantu muri Oruferine babaga, bamarana umwaka hari banze urenga batari bamenyana, ariko bakundana. Nyuma baza kumenyana bibwiranye, barahungukana nyine. Ariko Imana ishimwe ko yabarinze. Nyuma yaraje dukomeza gusenga, ndamubwira guma ahangaha nta kibazo, arahaguma, aza kubona n'akazi. Ariko ndashima Imana ko kugera kuno munsi yabonye n'urugo, arashaka. Ubu ni umugore ashatse mu Ruhango, afite n'akazi arakora, abyaye 3. Ndashima Imana rero ko kubw'abo bana buri wese afite ubwe buhamya bw'uburyo nagiye mubonamo. Ariko reka mvuge kuri abo ngabo 2, kubera yuko ntabwo nabarondora bose ngo ngenda mvuga kuri buri wese. Urwo ni urugero rwa hafi, n'abandi buri wese afite ubuhamya bwe. Murakoze. urakoze cyane. Reka nkubwire ati ukimara akumva ubwo buhamya asimbukira kuri YouTube channel kuri God official, nurangiza ukirike subscribe, kuko ntahandi ushobora gusanga iyo nkuru nziza, ntahandi ushobora gusanga iyo nkuru y'igitangaza imeze neza, ntahandi ushobora gusanga uwo mubyeyi umugira neza nk'uwo. Yaboneka rero agerageza usimbukire kuri God official, nurangiza ukirike subscribe, kuko niyo nkunga yawe ya mbere kugira ngo byibuze ubu butumwa bwiza aba yakoze bubashe kwambuka bugere kure hirya no hino mu mahanga. Abantu benshi bamenye ibyiza byo gukora neza, bamenye agaciro ko gukora neza. Burya gukora neza bizana umugisha. Urabona ko ameze neza? Namwe murabona ko ameze neza cyane. Rero nakubwira ati gukora neza bizana umugisha, kuko iyo ukoze nabi nyine bikuviramo umuvumo, kuko uko ukoze ni nako uba ugomba kunguka mu byo ukoze byose. Rero no kugira neza hari kuntu Uwiteka agira gutya akabireba nyine akavuga ati mwana wanjye genda ndagukubiye.
urabona ko n'umumama nyine rwose n'umumama mwiza ushima Imana. Ibiganiro by'iyobokamana cyangwa se ibiganiro by'abagira neza bose aho bava bakagera nta handi ugomba kubasanga uretse kuri YouTube cyane kuri God Official. Wano uza gukurika God Official, ibintu byose biraza kuba byagenda neza cyane. Reka mbanze nshimire n'aba aduteze yombi mwese aho muri hose hirya no hino mu isi, ndetse n'aba ari kwegeranya ubuhamya kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho kuryoha. Ni Irene itwa Irene Krangwa, wasimbuka nawe ugakirika subscribe ibintu kagenda neza. Ese ntubibona mwebwe? Reka dukomeze sasa rero. Dusubiye inyuma gatoya, mbere kwa ngushubije inyuma kuko ngiye nafashijwe. Yego nta kibazo. Wavuze uti ngewe nabyaye umwana nanjye ntarabyara. Ko sibyo bintu bibaho? Mumbwije ukuri. Bino bintu birakomeye. Gute wabyara umwana nta mugabo ufite? Ariko yatubwiye ati ubwo nakubitanaga nawe bamaze kumugirira nabi, narasimbutse mugeza akubitaro, nyamara mu kugaruka inza gusanga ababyeyi nabo bahasesekaye. Nyaboneka ababyeyi murakabyara. Nukuri Imana igiye umugisha mwinshi cyane. Asanga bahasesekaye aravuga ati nubundi nyine nta kundi byagenda, mureke tumumuhe nubundi nuwe yaramutsindiye. Ni gute Imana ari kumwima imigisha? Ariko mumbwire wowe aho hantu ubona wibarutse umwana mutwara ataraza. Uzi ko wabaye nka Mariya Madagarena? Nimba bivuze nabi simbizi. Ni gute wabyakiriye gute? Oya, ntabwo ari mu buryo bwa Mariya cyangwa se njye, ni mu buryo bwanjye umugisha Imana yampaye. Ariko by'umwihariko ndabanza no gushimira ababyeyi bari banyakiriye ubwo nari ntorongeye mvuye iwacu, barangiza bakamfata bakanyakira bakandera, kandi nkabagiraho n'umugisha bakemera yuko naharerera, bakomeza no kurera uwo mwana nari mpawe, kuko kuva namuhabwa ntabwo yongeye gusubira iwabo, yakomeje kubana nanjye, ntabwo yongeye gusubirayo. Ndabashimiye. Ariko gato cyane, uretse gato uravuze ati ubwo nari ntorongeye mvuye iwacu. Wari uhavuye gute mu buhe buryo? Hari akantu tutumvishaho neza cyane. Ni gute wari uhavuye gute mu buhe buryo? Byagenze gute kugira ngo uvaho hano? Navuze ngo icyo uzaba cyo kibitse muri wowe, ubwo n'ubuhamya nimushaka nzabubaha. Ariko mvuka mu muryango w'abana 6, nari mfite mama na papa. N'ubu mama aracyariho, Imana imuha umugisha kandi ukuboko kwiza k'Uwiteka kujye gukomeza kuba kuri we. Papa yaratabarutse, ariko hari intambara, hari ubuzima twari turimo, abandi bana bihanganiye, njyewe binanira kubwihanganira kugeza ubwo ncika ndagenda. Ariko ntekereza ko icyo Imana yagombaga kuzankoresha cyari muri nge, ni nayo mpamvu nagombaga kuhava nkagenda, kubera yuko umugambi w'Imana wonyine urakomeye kandi urahambaye. Iyo ntagenda hari sinari no kubona uwo mwana. Ariko n'ubuhamya ni mu bushaka nabwo nzabubaha by'umwihariko. Mwari mumbajije uburyo nafasha abana, ntago mwambajije ubuhamya bwanjye. Murakoze. Ariko bigaragara ko icyaguteye gufasha hariho biri guturuka, ntacyo nubwo wenda tutabisobanuyeho neza ngo utubwire uko gahunda zimeze. Ariko n'ubutaha tuzagaruka tumenye wowe byari byifashe gute. Reka tujye n'ubundi ku murya w'abana nk'uko n'ubundi wadusobanuriraga. Burya ngo gufasha bigeraho bituruka. Ariko se reka dukomeze rero karagaciyemo. Nyaboneka twashaka kumenya impamvu niki cyamuteye kuba uwo mwana yamwirukanga akamujyana aho hantu hose akamuzengurukana, uwo bita Ndatimana Claire nawe akaza akamufata, n'abandi benshi atubwiye ko ari benshi. Ntabwo turamenya umubare, araza kutubwira umubare w'abana bamuciye mu kiganza kugeza amagingo ngaya uko bihagaze. Ese arahagaze cyangwa se nta gihagaze? Twebwe byose turaje tubicukumbure tumenye uko gahunda zimeze. Rero icyo ngusaba, gerageza byibuze ukande subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Rero ngaye nguko rero turacyakomeje, ntabwo ikiganiro gihagaze ko twari turacyakomeje. Wowe kuki wemeye kwakira umwana kandi utarabyara?
ntabwo uzi uko barera. ntabwo ari umwana ahubwo ni abana. Wabakiye utaranibaruka burya. uwo nakiriye ntarashaka n'umwe nkiri umukobwa, abandi baje maze kubaka urugo. Kuki wemeye kwakira umvune ukiri umukobwa? Numvaga ntacyo bitwaye kuko nanjye nari aho bandera batarambyaye bakandera ku bw'urukundo, nanjye nabonaga umutima w'ubugwaneza, nkumva yuko kurera n'abandi ntacyo bibatwaye. Wumvaga ko ntacyo bigutwaye? None se ntabwo watekerezaga ko bishobora kubangamira nyir'urugo hano wari uri? Ni umugwaneza ntabwo nabitekereje kuko burya shingiye ku buryo nari mpari n'uburyo nari mpabaye, numvaga n'abandi baza nta kibazo. Ubwo nko muri urwo rugo n'icyo wababwira? Nababwira ngo ndabakunda kandi ukuboko kwiza k'Uwiteka gukomeze kubabaho, ineza ntabwo ihera, ahubwo ni imirimo izaduherekeza kugeza mu bwami bw'Imana, kandi Imana igiye gukomeza kubaha umugisha mu byo bakora byose. Baracyariho? Yego barahari. Ubu nibitegereza kino kiganiro urabona bari buze kubifata gute? Ndababwira ngo mukomere cyane. Ntago mbizi. Ngango ko namwe mwiyumviye arababwira ati ni mukomere cyane. Nange reka mbonera kubabwira ati nyaboneka babyeyi n'ukuri mwakoze neza mwarareze n'undi nawe warazana n'undi nawe muramwakira abumumama arangije agira gutya abana n'umugabo ibintu bigenda neza cyane. Ariko nyaboneka reka mbabwira ati nange mbifurije imigisha myinshi, imigisha itagabanyije y'amajya n'amaza, aho muri hose mukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu. Ikiruta byose Uwiteka azabandikire n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Simbukira kuri YouTube channel Gadi Official, nurangiza ukirike subscribe. Reka dukomeze atumenye ese uwo mwana byaje kugenda gute. Nubaraho muzayambaza, muzagaruka. Tuzagaruka. Ariko ubitse byinshi rwose kuko uyu munsi nubwo mbona umwanya uri kutubana mutoya, ariko ndakeka ko ubutaha tuzamenya byinshi tuzagaruka. Rero namwe muduteze amatwi, muduteze yombi, nyaboneka mujye mugira neza kuko kugira neza ni inkunga ya mbere ubukoze, kuko gira neza ngo uyisanga imbere, gira neza uyisanga iyo ugiye. Ijambo ry'Imana rikunda kuvuga ngo gutanga biruta guhabwa. Kandi koko bihesha umugisha kurusha guhabwa. Urakoze cyane. Yarasomye muramwumva ko yarasomye, ariko uraza kutubwira n'ijambo ry'Imana kuko ndumva rwose ubitse ibintu byinshi cyane. Uraza kutubwira uko gahunda zimeze mu ijambo ry'Imana kuko byanga byakunda uri mama pasiteri. Ndabeshya? Oya. Uri mama pasiteri. Nuko rwose Imana igikomeza nyine yagura imbago ibintu birushaho kugenda neza cyane. Tuvuye kuri uwo mwana tugiye kuri Ndatimana Kerera watubwira ati yarashatse, aho yashatse ari muri Ruhango, ameze neza. Yego. Ujye basura? Yego. Bose ukabazenguruka? Ndagerageza. Uragerageza. Ese muri abo bana byibuze ntawakugoye? Watubwiyemo babiri gusa, ariko n'abandi dukeneye kumenya byibuze umubare waba amaze kuguca mu kiganza bangana gute? Ni benshi murambaje ngo se muri abo bana hari uwongoye? Nta wongoye. Burya nta mwana utagora. N'agahinji yo karaye karira burya kaba kakugoye kandi warakabyaye. N'ubu ngubu ngana gutya kuno mu ndeba ndacyagora ababyeyi kuko ndamutse ndwaye cyangwa se ngize ikibazo mama yabyumva cyane kurusha abandi bantu bose. Kubera iki iyo umwana agize ikibazo usanga umumama ari we uremererwa cyane kuruta umugabo? No kubera iki? Ntabwo namenya impamvu yabyo nk'umunyamwuga cyangwa se nk'umuntu wabyize cyane, ariko hari icyo ntekereza nk'ikiyumvo cyanjye. Ntekereza ko impamvu ari uko umwana abana na nyina igihe kirekire cyane. Urumva amezi 9 mutwita, imyaka mwonsa, igihe amukarabya, igihe mwitaho, kugeza igihe avuyemo umuntu wakwiyitaho, inshuro nyinshi aba ari kumwe na mama we. Niyo mpamvu ntekereza ko rero ababyeyi baba mama twubahwe hagati n'abana. Murakoze. Ababyeyi ni mwubahe, kandi namwe bagabo ni mwubahe
ngaho nguko namwe bagabo nimugerageze byibuze mwubahe abadamu banyu kuko ngo umudamu ni umutima w'urugo si byose yego niko bimeze umudamu yari umutima w'urugo ubugerageza nawe nyine ukamenya ati mfite umutima w'urugo ngomba kumwubaha nta mpamvu hari ukuntu mugira gutya ngo mugakubitamo n'ibipfunsi simbizi ariko umugabo nawe ni umutwe n'umugabo nawe ni umutwe nubwo umugore ari umutima w'urugo ariko umugabo nawe ni umutwe utambitsemo akantu ngo ariko ngo umugabo ngo nawe ni umutwe umwe ni umutima undi nawe akaba umutwe mbese ni fondasiyo ya byose ariko fondasiyo idahari idafite umutima ibintu byose byahirima ariko n'umutima udafite umutwe byagenda ngaho rero ngo hari ukuntu ngo bari barimo barubaka inzu ngo noneho bitegereje muri fondasiyo ngo haburamo ibuye uwo ni umugani Yesu yakundaga gukoresha cyane ntumbaze wowe warasomye uraza kutubwira uko gahunda zimeze tubwire byari bimeze gute ariko ubundi uravuze uti umugabo ni umutwe n'umugore nawe ni umutima muri fondasiyo haramutse havuyemo akantu gato y'ibintu byose ngo ntabwo byagenda neza nibwo wahitaga unsobanurira uburyo ki umugabo nawe ari umutwe wa byose bari kubaka inzu bari gukora fondasiyo baribaza ati se rino buye ninde ko hari kuburamwo ahantu kugira ngo ibintu birusheho gukomera iryo buye ryabaga ari inde se ninde bashaka kuvuga muri makeya kugira ngo tumenye uko gahunda zimeze nimushaka ko mbwiriza muzaza mu ndebe ntegura ikibwiriza ahari ryo ni ijambo ryagufashije ariko njyewe nzi ko Yesu ari we buye rizima rikomeza imfuruka ariko kandi nimushaka ko mbwiriza nabwo muzaza mbabwira ijambo ry'Imana kuko nanjye hari ryo nabitse mu mutima wanjye urakoze cyane urakoze tuzagaruka tubwire kuko ufite byinshi ni ukuri k'Imana kandi rwose njyewe rwose amaboko nayamanitse gufata abana bangaye bose ukabarera ese abana ko bagutangaje nuko ari benshi muse nkubwira amazina yabo se urumva bimeze bite ni iyihe mpamvu ko njye nta birenze ariko burya ubundi ntabwo ari umuntu ntabwo ari njye ahubwo Kristo muri njye abasha gukora ibirenze ibyo ntashobora murakoze ubu nta udamara yavuga ati kazi kiwe n'ubundi kwari kumuca mu biganza nkigendera agaterera iyo nk'inyoni hari ukuntu ugira gutya wamara kubaka urugo cyangwa se wamara gukorera umuntu ikintu cyiza igitangaza cyiza gikomeye reka bya bindi akabishesha wanamunyura ntaguye na mwaramutse abantu nk'abo barahari ese we ntabwo ufitemo umurango baguciye mu biganza njyewe nta mwana nafashije cyangwa se nta mwana nareze cyangwa se nta mwana wanciye mu biganza nteganya ngo reka mugaburire narangiza nabona ibyo kurya nanjye azangaburira nta n'uwo navuze ngo reka nambike nabona imyambaro nanjye azanyambika njyewe iyo mfashe umwana murera cyangwa se nabona afashe ndimo kubarera naravugaga nti Imana aba bana ubwo nzabona bo ubwabo bibeshejeho nzaba numva hari icyo Kristo yankoresheje icyo mpa agaciro nicyo Kristo yankoresheje ntabwo icyo mpa agaciro ari cyo abana bankorera niyo mpamvu mpora nsenga ninginga Imana nyihendahenda mvuga nti Kristo bari abana bose wacishije muri uru rugo ukuboko kwiza k'Uwiteka kubabeho kandi bazajye bahaha baronke murakoze cyane nibitwa gute amazina yabo nababwiye Ndatimana Claire nababwiye Uwiringiyimana Patricie nababwiye Justine uzwi ku izina rya Yesu ni mama Manzi atuye Mahoko hari Uwizi Antoinette uwo nawe ni murumuna wanjye namufashe yiga mu wa kabiri muri segonderi ariko umunsi impamvu namufashe we nawe ndayivugaho nuko umunsi mpaguruka mu rugo ncitse ngiye nasize musezeranije ko ningira ubuzima nzamutwara musigira ishoka bari baduhaye ngo tujye kwashisha inkwi zo gutekesha ndamubwira ndagiye ariko ningira ubuzima nzagutwara nawe nkujyane rero Imana ikimara kumpa umugisha nkabona urugo nawe nihutiye kumuzana kandi kugeza n'uyu munsi turacyabanye neza
Imana imuha umugisha. Hari Onete nawe atuye mu majyepfo uzwi ku izina rya Mama Eliyo, nawe yarashatse, Imana imuha umugisha. Hari Bernadette aracyari umukobwa, nkomeza kumusengera mwingingira, ari mu burasirazuba ariko afite akazi. Hari biragorana kugira ngo uhite ko wibuka abantu muri mu mwanya nk'uyu nguyu, ariko barahari ni benshi barahari, twabanye benshi kandi Imana yabagiriye neza. Hari Vivine ashatse mu Rutsiro, nawe habyaye kabiri, uzwi ku izina rya Angelique, afite akazi arakora, biza ararangiza. Hari Rose nawe aba i Kigali kwa marene we, Imana ibaha umugisha. Nawe twari twaranabanye aho ngaho, n'ubu kandi baracyari ababyeyi, turacyabafite nk'ababyeyi nubwo aba mu rugo, ariko turabakunda, ababyeyi batureze turabakunda. Waracyari umukobwa. Ni benshi ntago nabarondora. Disi twumvise mw'abakobwa gusa, ese abasore bimeze bite? Abasore mupfiki? Ntabwo ari abasore, ntabwo ari abakobwa gusa, nta n'icyo mpfa n'abasore. Gusa abasore nyine nabo barahari. Hari uwitwa Vianney ngo babimuhanga, nawe twarabanye, yarashyingiwe afite urugo. Hari undi nagerageje gufasha, biza ko biramugora kuba mu rugo, we haba hano n'ubundi Rubengera ku Giti, witwa Pacifique. Umutware yaramukuye mu muhanda, ariko ari uko abonye yiga aramuzana ngo tubane mu rugo, turabana. Igihe kigeze ngo kurara mu nzu biramunanira, biramugora, aravuga ati ngendagiye ntabwo naba mu buzima burara mu nzu buri munsi, namenyereye hanze, arigendera. Hari na Gadi nawe ni musaza wundi ati Imana Claire, akimara kumenya yuko Claire yagize umugisha wo kubona ababyeyi, nawe yaraje turabana. aracyari umusore nawe kugeza uyu munsi, nawe muravuga ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka kumubeho, n'abandi murakoze. Kandi nawe ntavuze abatakwiyumvamo hano, si uko mbanga, ahubwo ndabazigamye kugira ngo nzabikuze. Ndabakunda cyane, kuko burya baravuga ngo isuku igira isoko. Umugabo wanjye ajya kundambagiza, sinamuhisha ubuhamya bwanjye, nta nubwo nigeze mubwira ko aho mba ari iwacu. Ntabwo rero umuntu warezwe agakura ukamukura mu rugo rw'ababyeyi batamubyaye kandi ukamutoranya ku isi yose, ukabona niwe mukobwa umutima wawe ushimye, kandi akaba atararezwe n'ababyeyi bamubyaye mu buryo bwo mu nda, ahubwo akarerwa n'ababyeyi bamubyaye mu buryo bw'urukundo. Ntabwo ntekereza ko hari abasore benshi bakubahuka icyo kintu, ahubwo murambwira Imana ngo Mana, uriya mugabo wanjye, uriya mutware wanjye wanyenyutse akanyubahuka mu buzima bumeze kuriya, ntatekereze ko ari uburara, ahubwo akumvira umwuka. Imana igikomeza kumuha umugisha nawe, kandi ukuboko kwiza k'Uwiteka kumubeho. Murakoze. urakoze cyane. Agira ati inyaboneka umutware wanjye, umugabo wanjye, ukuboko k'Uwiteka gukomeze kumubeho. Namwe reka mbabwira ati mufite abagabo, mufite abadamu, nimugerageze mugire ikirenge mu cy'uyu mumamadi, mugire ikirenge muke, kuko yakoze ibigwi, yakoze ibitangaza, yakoze umurimo mwiza ukomeye abandi bose batabasha gushobora. Rukundo ugigira gutya wazana umugore byonyine gusa, yanazana na murumuna we ukavuga ati we bimeze bite? Ati bimeze bite? Urabona bino bintu utangiye kuzana no bizavamo, waba uri umupapa wagira gutya wavuga ati reka nzane karumuna kanje twariranywe tuvindimwe, wenda aze kuza kuba mu rugo ndaye ko ari cyo namumarira. Umudamu agatangira akazura mu nkanyari, bite? Ariko murabona ko we yarabishoboye kandi ameze neza. Si muri kurasa namwe? Ni muri kwitegereza uko ameze neza cyane.
rero mugerageze mwisubireho cyangwa se wagira gutya nk'akana kaza kugusura karagutakiye karakuganyiye akubwiye ubuzima bwe akubwiye ko ibintu bimeze uratangiye utereye ati ntajya banjye nabuze uko mbigenza ariko nyamara umwana azana umugisha mwiza cyane ukomeye njyewe ubwanjye mfite ubuhamya bw'umumama umwe yambwiye ukuntu yari ameze nabi avuga ati uyu munsi biraza kugenda gute ndaza kurya iki biraza kumera gute nawe nzamwegera muganirize nzamuzana muzareba uko gahunda zawe zimeze yazitangira ubuhamya ariko hari ahantu ngo hari umwana abyarira muri urwo rugo umukobwa aza gupfa akana kaburu ugafata ariko wa mama aragenda aravuga ati njye ni mumumpe kandi nyamara mu by'ukuri nawe yabuze ibyo kurya ati ni mumumpe amaze kumufata ikintu yambwiye kandi gitangaje no yambwiye ati nahise ngira ubuzima bwiza budasanzwe paka n'amagingo angaya ameze neza ubu niwe mukire wa mbere gukora neza bizana umugisha namwe mujye mukora neza ubwo ntimufashe ubuhamya murabona n'ubundi buhamya bwanya bwo muri kwirebera imbere yanyu atari ibyo mbabwira umunwa ku wundi ahubwo nibyo muri kureba amaso ku maso niki wavuga kuri uyu mama cyangwa se niki wamubwira wowe ubwawe aho uherereye hirya no hino hose mu isi rero nimba ushaka kugira ijambo ryiza umubwira andika muri comment mushimire ugire icyo umubwira nk'umuntu wakoze imirimo myiza wakoze ibigwi byiza ukore subscribe like unasharinga hirya no hino mu groupe ahantu hose kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu bwamamare ese mwagize ngo iyo muri gukora neza ni mwa muri gufasha n'igihugu cyacu kurera neza igihugu cyacu gikeneye abamama nk'aba gikeneye ababyeyi beza nk'aba bafite umutima mwiza namwe murabyumva iyo uri gukora neza ubufashije igihugu ariko iyo ukoze nabi ubusenya igihugu rero mureke twubake igihugu cyacu mu gukora neza cyane mureke twubake urwatubyaye nyine tunasigasira abarutuyemo sibyo se umwana n'umutware siko mama yego umwana n'umutware ndashima cyane Imana ndashima Imana yampaye nyine kurera ntacyo nayinganya gusa nzomatana nayo ibihe n'ibihe ejo bundi wambaje bigeze umbaza ikibazo ngo ese abana ngo byagenze gute baherutse kunkorera ikintu kidasanzwe cyanze kukwirwa mu mutima wanjye ntibanyibukije ko navutse bafatanyije n'umutware wanjye banyambika ikamba rya buri ndashyikirwa mubyeyi ndabashimira cyane ndashimira Ingabire Meranse Mamahora ndashimira Iradukunda Rose ndashimira babandi navuze bwa mbere ndashimira Grace ndashimira Divine ni umukobwa aracyari umukobwa nawe arakora i Muhanga ndamushimira cyane ndashimira abana bose bakoze kiriya gikorwa ndashimira n'abamama nabo babafashije bakababa hafi ndashima cyane mama Nadia ndashima mama Brian ndashima mama Hiro ni umushumba mwiza yandagiye umunsi wose we na mama Nadia ndabashima cyane ndashima mukecuru ndashima mama Pisi ndashimira MC Micheline abamama mwese ndetse n'abapapa mwari muri hariya n'abana bano banjye ndabakunda ndabasengera nzakomeza kubasengera kandi uko mbishobojwe nzakomeza kubaba hafi ndabakunda cyane aho muri hose Imana ibaha umugisha murakoze cyane nanjye tumyingira emotion disi nabonaga ibyishimo ufite umunezero ufite mu gushima ugira gute nukuri bakoze ikintu gikomeye ntago bijya binkwirwamo ikamba ry'ubutware Mana yawe Imana ibaha umugisha reka nkubwire buriya nk'abaturarwanda bose mwagukwiye kureberaho mukavuga ati uyu mumama akwiriye byibuze nawe ikindi gihembo niba abana barakoze gutyo ariko se mwebwe nimufata amasomo ntimureba ntimwiga mujye mwiga kandi mwigire kumenya mwigire gufata mwigire gushyira ibintu mu bikorwa mu ngiro Mana yanjye sinzi ko nabivuga
njye nanezerewe ariko gusa ni birebire tugana ku musozo rero w'iki kiganiro cyacu byibuze ntabwo twabicukumbura byose ngo bize ariko tuzagaruka dufatiraho twari tugereje tumenye n'amavuko yawe impamvu wavuye hariya kuko watubwiye uti wamusigiye nimba aragashoka ko kwasa arababwira tumenye nimba aratashye amahoro nimba byaragenze gute ariko twizere ko ari muzima rero mu kugana ku musozo w'iki kiganiro reka byibuze ugira icyo ubwira abamama bose muri rusange abamama ni iki wabwira abamama babyara abana bakabata ni iki wabwira abamama batemera kwakira imfubyi abababaye muri rusange wababwira iki ambo ndabanza shimira abamama muri rusange ndashimira mama wanjye umbyara hari ubuhamya nzabaha basogongejeho gakeya yambwiye ko umunsi yababayeho ari umunsi nari nujuje amezi 2 papa wiwe arapfa yaramurwaje agiye kubwira mu rugo aho yashatse ko papa we yapfuye bahita bamwirukana batanamuherekeje yaherekezwa na shangazi ufite ikibazo cyo mu mutwe agenda ajya gushyingura papa we nta muntu umuherekeje icyo gihe nari mfite amezi ngo ni umunsi nari nujeho amezi 2 ndashimira mama wanjye cyane ko agahinda katamutumye anjugunya nkabwira abamama bose ngo bari mu bibazo bazajye bagwira abana kubera yuko buriya umwana n'umutware kandi ngo utaza agakura baga umutavu buriya umwana umuntu wese urushije umwaka cyangwa urushije iminsi yo kubaho uba wamurushije no gupfa aramutse adakenyutse ndabwira rero abamama bose muri rusange kugira ngo bajye bita ku bana ndongera gushimira mama wandeze nawe abahara nyine mu kirimbi ndamushimira cyane mubwira ngo Imana imuhe umugisha byarashobokaga yuko nagera mu rugo rwe akambwira ngo hoshi igenda singushaka singize gute ariko yaramfasha arandera niya ankira no mwihangumisha no mwishuri ndiga nawe ndamubwiye ngo Imana imuhe umugisha kandi ukuboko kwiza kuwiteka kujye gukomeza kumubaho yarezukura kandi umuzirikana na mama yagwiriye abakura kandi bamuzirikana ndashimira abamama bose bagira umutima wo kurera kubera yuko buriya nubwo twebwe tubyara tukabona abana bacu turabafite ariko ubuzima bw'umuntu bwarangirira ahangaha agafashwa na wa undi wafashije cyangwa se Imana ikibuka bya bindi wakoze nayo ikahereza umwana wawe cyangwa umuzukuru wawe cyangwa umuzukuruza wawe umuntu uzamufasha ndinginga rero kandi mpendahenda ababyeyi uretse n'abamama n'abapapa ndetse n'abakobwa n'urubyiruko muri rusange ko umuntu wese wasanga mu kibazo wamufasha kugira ngo akivemo mu gihe ugize gute ubufitiye ubushobozi waba utabufitiye ubushobozi bwo kumufasha ukamufasha kubona ukagerageza kureba uwamufasha ukurushije ubushobozi murakoze cyane hanyuma abatabikora ababyirengagiza nk'umupapa ubwo turajya kuba papa bakabyirengagiza bakavuga ati twebwe ibi bintu utagiye kuzana mu rugo ntabwo mbyumva dore n'akazi kameze nabi papa sho ntabwo kari kuboneka neza bababwira ngo kibo badakora uwo murimo ikindi nababwira nanone subi inyuma gakeya ntekereza ko ni ikosa rikomeye kuba wafata abantu bagufasha nawe utifashije kubera ko buriya niba turi mu ngo Imana ikaba yaraduhaye umugisha wo kubyara abantu ba mbere tuzabazwa itorero rya mbere tuzabazwa niko ntekereza mu mutima wanjye ni rya torero ryo mu rugo babana Imana yaduhaye nitutabitaho ngo tubafate neza Imana izabatubaza kandi nisanga twarabafashe nabi ntekereza ko byatubera icyaha byambera icyaha ku mutima wanjye no ku marangamutima yanjye niko mbitekereza
mbere y'uko ufasha umuntu banza wibaze ngo mbese ngewe mu by'ukuri koko ese mfite icyo mufashisha. Ushobora gushaka kumufasha nyamara wa mugabo wawe cyangwa se wa undi mwashakanye cyangwa se wa mubyeyi wawe kuko niwe uzi ahakura ibibasha kugira gute gutunga urugo. Aho ngaho ndahagaruka cyane. Niba uyu munsi wa none uri kubona nta kintu winjiza mu rugo cyangwa se n'icyo winjiza mu rugo kidahagije ku buryo cyatunga umuryango wawe bwite, ntabwo wahita kugenda ngo uzane abandi wongeremo kandi n'abawe udafite ubushobozi bwo kuba wagira gute wabahaza, wababonera ibyo bifuza. Icyo gihe uba ugiye kubaha umutwaro wo kuzabona yuko wabafashe nabi kandi nyamara wakoresheje imbaraga zose ngo bafate neza, ariko muri bwa bushobozi bwawe bukeya bikanga. Rero nifuza ko nabagira inama yuko mbere yuko ufasha umuntu ubanza ukareba ikigero cy'ubushobozi ufite kugira ngo utisahura ukazasanga wasigaye udashobora no gufasha abagukomotseho. Murakoze. Uravuze ati gufasha umuntu afasha nawe abanje kureba ko yakifasha, ariko mu by'ukuri haranditse ngo duke twiza mu dusangire mu dusarangatanye. Ese gufasha ubwo bireba abakire gusa bafite ubushobozi, abadafite ubushobozi iyo ngingo igendanye no gufasha wapi? Nimba ibyanditswe bigera bitubwira ngo duke twiza uko tungana kose mwemere mu dusarangatanye, sibyo? Aravuga ngo uduke turimo umugisha turuta byinshi birimo. Ganguko utunyugusi inyuma kandi turi gusoza. Ese mu gufasha bigira karite runaka? Ntabwo bigira karite. Gufasha si ukuzana abantu gusa ngo mubane, ariko ubwo icyo nari mvugiye tuvuge urugero, nari mbivugiye nk'abo bantu bo kubana umuntu nisharije kuko uba ugomba kumufata nk'uko nawe ufata uwawe. Rero mu gihe cyose uri kubona uzafata umuntu mubana ariko ntumufate nk'umwana wawe, aho kugira ngo umufate utari bumufate nk'umwana wawe, wamwihorera agakomeza akabaho muri bwa buzima bwe, igihe Imana izamucirira inzira ikagira gute ikamufasha. Ariko icyo navuze ni uko gushaka gufasha kandi wowe nawe ubwawe ufite ukeneye gufashwa mvuga tuvuge wenda ntange nk'urugero, ukeneye ufasha umuntu wo gufasha, uramukeneye kandi umwana ugiye gufasha ni umwana uri mu kigero cyo agomba kujya mu ishuri akiga, akavuzwa, akambara, agakorerwa bya bintu byose wifuza wakorera umwana wawe. Ariko ushatse kumufasha ngo iwabo ni abakene, wowe uramufashe ahubwo umukuye he? Umukuye mu ishuri. Nibyo koko bya biryo urabimuhaye, yanshyushyu arayinyweye, bya bindi byose urabimuhaye ngo uri kumufasha, ariko ahubwo wowe wari kugufasha kurera abawe, ariko wowe wamufashije kugira gute utakaza ubwenge bwe. Ntabwo wamufashe ngo umuzamure, ahubwo waramufashe kugira ngo umwicire icyerekezo cye cy'ubuzima. Niba ugiye gufasha umuntu, reba ngo mbese ko abana banjye biga, uyu muntu ngiye gufasha nawe nzamwishyurira yige bigere ku rugero abana banjye nabo bagezeho. Nicyo ngicyo nashakaga kuvuga. Tuvuge nk'ubwo ngubwo hari abo nafashije ngira n'umugisha bakunda ishuri bariga, ku buryo uyu munsi wa none mbona nyine bampaye n'ikamba. Iryo kamba niho narikuye rivuga ngo urinda shyikirwa mubyeyi. Nuko nagiye mbafasha kandi bakiga, Imana ishimwe. Hari n'abataremeye ngo bige, niba mushaka ubuhamya nzabubaha, ariko nabo barifatanyije baravuga bati nta kibazo, reka dushimire umubyeyi. Bose Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Abaduteze amatwi yombi muri rusange bo urababwira iki tugana ku musozo ubasezera? Ndababwira ngo ndabakunda, Imana ikomeze kubaha umugisha, ukuboko kwiza k'Uwiteka kubabeho. Kandi nabaha ijambo rivuga ngo
inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Rero nabifuriza yuko bakora icyo bavukiye, kuko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Uri umuvandimwe wanjye, muturanyi wawe ni umuvandimwe wawe, ku musozi utuyeho ni abavandimwe bawe, mu rusengero usengeramo ni abavandimwe bawe. Icyatumye uri aho ngaho uri kwari ukugira ngo uzabakure mu makuba kandi ubakunde. Ndabakunda rero, Imana ibaha umugisha. Murakoze. ngayo nguko uko ibintu bimeze. Tugana ku musozo w'iki kiganiro. Mwumvishe byinshi by'ingenzi by'agaciro kandi bikomeye. Yavuzemo amagambo meza y'agaciro akomeye, avuga uburyo yareze abana, yabaturondoreye bose muri rusange. Nyaboneka reka mubwira ati yewe mubyeyi, genda nyine ukomeze ugubwe neza, uyambarire iryo kamba ryawe rikomeze nyine rikubere. Nanjye nibinshobokera nanjye nzabarera, maze nanjye numve uburyo bwo kwambara ikamba uko biryoha, sibyo se? Ngaye nguko tucyumva ubuhamya bw'uyu mumama, tucyumva uko amakuru yiwe ahagaze, tucyumva n'abana bose yareze muri rusange, abamunyuze mu biganza, abamunyuze mu maboko yiwe bose. Abenshi barubatse, abandi ntibarubaka, ariko nabo bose abasengera umunsi ku wundi. Yakoze umurimo mwiza, yakoze umurimo w'indashyikirwa, yakoze igikorwa gikomeye, kugira n'ubwo bavuga ati twebwe tukwambitse ikamba rikomeye, ikamba ry'uko wagize neza cyane. Reka mushimire mubwira uti mubyeyi, genda ugubwe neza, genda Uwiteka aguhe umugisha Uwiteka aguhundagazeho umugisha w'amajya n'amaza yose, mu mpande zose, mu mfuruka zose. Uwiteka akomeze akongerere imbaraga. Rero yamaze gusezera, njyewe ndi kuri Mikrani Official. Murabizi ko mbabwira ati aho munyumvishe hose, yaba ku macano atandukanye cyangwa se ku mateleviziyo yose waba ukundebaho, gerageza byibuze ugira ikintu umbwira muri comment, wandike subscribe. Ese nukuyandika cyangwa nukuyikanda, ariko byibuze muri comment gira akantu keza umbwira niba ibyo mba nagukoreye aba ari ibintu byiza cyane, kuko ngenda nakubwiye ngo icyanzanye no kukugezaho ibintu byiza gusa, ibintu by'agaciro, sibyo se? Abantu beza rero tuzakorana, ariko n'abantu babi muzahinduka nyine kubw'ibyiza tubazanira. Ngayo nguko rero, reka twikomereze, tunabasezera mbabwira ati mukomeze mugubwe neza. Yari Official. Ciao.